Turabaramukije mwese mu izina rya Kristo Yesu, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turabakunda rero kandi dushimye Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Namwe Yesu abaho umugisha kuba gutega amatwi ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Rero birashoboka ko mwaba mufite ibyo mujya mutekereza ko tubibaganirijeho byarushaho kuba byiza, muzajya mubitwandikira cyangwa muduhamagare mubitubwire, cyangwa no muri comment mwabishyiraho kuri 0788 51 32 46. Niyo nimero yacu 0788 51 32 46. Ni nayo dukoresha kuri WhatsApp. Ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro kugira ngo uyu murimo w'Imana urusheho kwaguka, bigende neza dufatikanyije. Mujye mushishikariza kandi n'abandi gukora subscribe kugira ngo bajye bakurikirana ijambo ry'Imana kuri iyi channel. Yesu aduha n'umugisha. Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Reka turisome mu byakozwe n'intumwa. Turisanga mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 13, dusoma umurongo wa 21. Umurongo wa 21 uravuga ngo, bukeye basaba Imana kubaha umwami, nuko ibaha Sawuli mwene Kishi wo mu muryango wa Benyamini. Amara imyaka 40 ari ku ngoma. Imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti, mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, uzakora ibyo nshaka byose. Imana ishimwe. Intego y'ijambo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi ni ukukwifuriza gutunga umutima umeze uko Imana ishaka no gukora ibyo Imana ishaka byose mu gihe cyawe ufite cyo kubaho. Imana iduha umugisha. Hanyuma kugira ngo aya magambo tuze kuyumva neza, dusome aho byatangiriye kugira ngo mwumve ukuntu byatangiye muri Samweli igice cyaho mu gitabo cya mbere cya Samweli nyine igice cyaho 8. Dusome duhereye ku murongo wa 5. Uravuga ngo, baramubwira bati, titre y'amagambo kuri icyo gice cya 8 mu gitabo cya Samweli iravuga ngo, abantu bisabira umwami. Umurongo wa 5 uravuga ngo, baramubwira bati, dore uri umusaza kandi abahungu bawe ntibagendana ingeso nk'izawe, none rero utwimikira umwami ajya ducira imanza nk'andi mahanga yose. Ariko iryo jambo ribabaza Samweli ubwo bavugaga bati, uduhe umwami wo kujya ducira imanza. Nuko Samweli abitura Uwiteka. Maze Uwiteka abwira Samweli ati, emerera abo bantu ibyo bagusabye, kuko atari wowe banze, ahubwo ni njye banze ngo ntabe umwami wabo. Imana ishimwe. Ubu ni ubwoko bw'Abisiraheli. Abisiraheli ni ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe n'Imana. Noneho Imana niyo yabayoboraga ubundi mu buzima bwabo bwa buri munsi no mu rugendo rwabo bava mu Egiputa ibajyana i Kanani. Muribuka ko ariyo yabayoboraga, ikabajya imbere nk'inkingi y'umuriro nijoro, ku manywa ikababera inkingi y'igicu, mbese akaba ariyo ibayoboye. Yagera aho igera yahagarara nabo bagahagarara pe. Hari naho bakambikaga rwose bakashinga inkambi bakabamara igihe, hanyuma inkingi yakongera yahaguruka yagenda bagakomeza nabo bakagenda. Urumva ko Imana ariyo yabiyoboreraga mu rugendo rwabo kuva yabakura muri icyo gihugu. Mbese mu buzima bwabo ubundi bayoborwaga n'Imana mu mateka yabo muri iki gihe, mbere y'icyo gihe nyine batarifuza kuyoborwa n'umwami nk'uko tumaze kubisoma. Ngo ariko bamaze kugera mu gihugu cy'isezerano Imana yari bajyanyemo cya Kanani, ngo bakajya babona andi mahanga bakikije ngo afite abana bayayobora ngo babacire imanza. Mbese abantu bagiranye ibibazo ngo bame babo bakaba aribo babacira imanza. Burera imanza zabo ngo bazishyikirizaga Uwiteka, ubundi Mose agihari ngo bazishyikirizaga Mose, ngo Mose nawe akazishyira Uwiteka. Turibuka urubanza rwe rw'abakobwa ngo ba Selofehadi bari barimo bashaka umugabane, bavuga bati, ni gute data ko yapfuye nta kintu umutima umushinja yarakoreraga Imana, twebwe ni gute tutabona gakondo mu muryango wa data? Hanyuma urwo rubanza Mose arushyikiriza Uwiteka. Imana iruca neza iravuga ngo ibyo aba bakobwa bari kuburana ni ukuri, bahabwa gakondo rero. Urumva ko Imana nyine nayo yabaciraga imanza neza kandi yari ibayoboye neza. Ariko ngo kubera guturana n'andi
mahanga ayobowe n'abami ngo nabo baravuga ngo natwe turashaka umwami. Wabwira Samweli icyo gihe Imana yajyaga ibashyiriraho abacamanza, icyo gihe rero ni Samweli wari uriho nk'umucamanza uyoboye Abayisiraheli. Noneho ngo ariko yari amajije gukura, ngo amaze gukura ngo abahungu be nyine aribo bariho, ngo abantu baraza baramwegera baramubwira ngo rero ngo dore urakuze kandi abahungu bawe ntabwo bagirana ingeso nk'izawe, none twiyimikira umwami natwe ajya ducira imanza nyine tumere nk'andi mahanga. Andi mahanga afite abami bayacira imanza, bagirana ibibazo nyine bakabacira imanza, natwe dushyirireho umwami atuyobore. Ngo ibyo bintu bibabaza Samweli kuko yari asanzwe azi neza ko Imana iyoboye neza ubu bwoko bwa Isiraheli. Ngo aragenda abibwira Uwiteka, ngo amaze kubibwira Uwiteka nawe arabyumva, ngo aramubwira ngo humura, ntabwo ari wowe banze ahubwo ni njye banze, ni njye Uwiteka banze. Imana ikurinde umutima wo kwanga Uwiteka, wemere kuyoborwa n'Uwiteka mu izina rya Yesu, kuko Uwiteka tuyoboye neza. Iyo wemeye kuyoborwa nawe urugendo rwawe urusoza neza utandavuye neza. Imana ishimwe. Abemeye kuyoborwa n'Uwiteka agenda abayobora neza kandi akabarwanirira mu ntambara bahura nazo, akazibarwanira kandi bakazivamo neza nta mwotsi ubanutseho, nk'uko byagendekeye Basaduraka na Meshaki na Abedenego babashyize mu itanura ry'umuriro ariko basohokamo ari bazima nta n'umwotsi ubanutseho. Mu gihe babajyanyemo bo ibirimo by'umuriro ngo byahise bibakurura bataranagera ku muriro neza, ngo birabakurura birabatamira. Abandi ngo bajya mu muriro rwose ngo bagatemberamo, mu mwami arebyemo aravuga ngo we ngo twajugunyemo abantu bangahe, baramubwira ngo se sinatatu reka harimo 4 kandi uwa 4 arasa n'umwana w'intama w'Imana. Imana ishimwe ko itajya duterana mu byago byacu no mu makuba yacu iyo twemeye kuyoborwa nayo. Nawe wifurije ukomeza kuyoborwa n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo Samweli bibabaza umutima we kumva Abayisiraheli banze kuyoborwa n'Uwiteka, ngo bituma ngo arira, ngo ashyira Imana icyo kibazo ariko afite agahinda mu mutima. Imana iramubwira ngo ntabwo ari wowe banze ni njye banze. Imana igushoboze gukomeza gukunda Uwiteka, nongeye kubikwifuza muri aka kanya. Hanyuma rero ngo Imana iramubwira ngo nyine genda ubimikira umwami nk'uko bari kumushaka. Imurangira rero kujya kwimika Sawuli, ngo aragenda nyine aramwimika. Uzabyisomere uzabyisomere hariya muri kiriya gitabo, muri izo nkuru aho twazisomye uzakomeza urebe ukuntu Imana nyine yamubwiye ngo ajye kwimika Sawuli. Ngo yari umuntu muremure rwose mwiza ushinguye w'ikirere, mbese ugaragara uri presentable. Yari presentable, yari umuntu nyine ureba ukabona arasobanutse. Akaba ariko tubivuga muri iki gihe niko tuvuga. Noneho ngo iramubimikira ngo ababere umwami abayobore, ngo arabayobora. Ariko noneho kuko atakoze iby'Imana yashakaga, ngo Imana yahise imuca ku ngoma mu minsi mikeya. Mbese ntabwo yayoboye igihe kinini, nubwo yayoboye Abisiraheli imyaka 40 yabayoboye imyaka 40, ariko Imana yari yaramaze kumuca ku ngoma. Umunsi rero Imana imuca ku ngoma, ubwo nirinze kujya ku mpamvu ngo Imana yamuciye ku ngoma, uzabyisomera cyangwa tuzanafata ikindi gihe cyabyo aribyo tugiye kuvugaho nyirizina tubivuge. Hanyuma ngo Imana imaze kumuca ku ngoma, ngo ibimenyesha Samweli wari waramwimitse, ngo iramubwira ngo ubu rero namuciye ku ngoma. Ngo Samweli afata igihe cyo kuririra Sawuli nk'umuntu wari waramwimitse, ngo aramuririra ati Imana kuko ari we mwami wa mbere wa Isiraheli, none ukaba umuciye ku ngoma birarangira bite? Ngo Imana ngiraza iramubwira ngo ariko Samweli uzageza hehe kuririra Sawuli kandi nanze ko umwami wa Isiraheli? Iramubwira ngo ahubwo fata ihembe uryuzuza amavuta mutume kwa Yesayi, mu muryango wo kwa Yesayi niboneye umuntu umeze uko umutima wanjye ushaka, uzakora ibyo nshaka byose. Imana ishimwe kwiza imitima yacu kwiteye kandi Imana ihabwa icyubahiro. Noneho ngo aragenda ageze kwa Yesayi. Yesayi ngo yari afite abahungu bakuru, ngo ba Eliyabu na ba Shama, mbese ngo bari abahungu bari n'abasirikare bakuru, ngo baritoje rwose bazi iby'urugamba. Ngo bose rero uwo munsi bari barahungaho yabahamagaye nyine nk'umuntu witeguye ibintu bigiye kwa muri urwo rugo rwe. Hanyuma ngo agahamagara uwa mbere. Samweli yajya kumusukaho amavuta, ngo Imana ikamubwira ngo njye ntabwo ari uko ndeba, ntabwo ndeba nk'abantu uriya namugaye. Kandi mu by'ukuri warebeye inyuma, yarebaga nawe ikirere akabona bose bikwiriye ko yaba umwami akayobora Abayisiraheli neza. Ngo Imana igahita imubwira ngo ntabwo ari uwo namugaye si uriya. Kugera ku rwego ngo abahungu bose ba Yesayi abahetuye bari barahungaho. Samweli ngo aramubaza ngo Yesayi nta wundi muhungu ufite?
ngo ashyize ubwenge ku gihe yibuka ko hari agahungu k'agahererezi ngo kari kiberaga no mu ntama karagiye, ntabwo kajya mu rugo inshuro nyinshi, kabaga karaho mu ntama kiragiriye ngo kari kumwe n'intama. baramubwira ngo hari akandi k'agahererezi ngo ariko ko kibera mu ntama ngo ku gikumba nyine karagiye intama ngo ubundi ho kari. ijwi rihita rimubwira ngo ako ngako ntimugire icyo mukora katarahagera. baramubwira ngo ngaho ngo gatumeho kaze rero kuko ntabwo turi burye, nta nubwo turi bumwe kataraza. ngo bagatumaho rero barakazana ka Dawidi nyine ngo karaza, ngo agihinguka mu marembo gusa ngo akimubona ngo Uwiteka ahita amubwira ngo nuriya niwe umeze uko umutima wanjye ushaka. Imana ishimwe ko izi mitima yacu nkomeje kuyishimira kandi nanakwifuriza gutunga umutima umeze uko Imana ishaka no gukora ibyo Imana ishaka mu gihe cyawe ugihumeka. Imana ishimwe. Dawidi rero ngo iyo yabaga ari mu ntama ngo idubu ikaza ije gufata umwana w'intama ngo yarayicakiraga ngo akayivutagura akayishwanyaguza bakayambura umwana w'intama ngo intama akaziragira neza. Ibyo bikanezeza Imana iri mu ijuru, ikareba igasanga uwo mutima afite wo gukuyakuya intama nagera no mu bwoko bwayo azabuyobora neza. bituma rero isuzuma umutima we afite, ibona umeze nk'uko Imana ishaka. Imana ishimwe. Hanyuma rero ngo Dawidi ako kanya ngo ahita afata rya hembe ry'amavuta ngo ayamusukiraho imbere ya bakuru be bose bareba. barangije nyine bajya ku meza barasangira, ikirori kirarangira, Dawidi abaye umwami ariko yisubirira mu ntama nyine kuragira. ngo ariko uhereye uwo munsi umwuka w'Uwiteka akajya amuzaho cyane, ngo akajya amuzaho cyane, aragiye mu ishyamba kugera ku rwego ngo imyuka mibi noneho ngo yajyaga iza igahanga kuri Sawuli. ngo bageraho baravuga ngo rero dukeneye umuntu w'umucuranzi ngo uzajya uza agacuranga kugira ngo turebe ko iyo myuka mibi yamuvaho ikamuha agahenge. noneho ngo babona nta wundi muntu ubishoboye, ngo babona ko Dawidi ari we muntu ushoboye gucuranga. baramuzana kwa Sawuli ngo akajya acuranga imyuka mibi yamufashe, ngo agacuranga ngo imyuka mibi ikamurekura akaba muzima, ngo akaba muzima. gutyo rero akorera Imana nyine muri ubwo buryo. icyo nari nshatse kuvuga ni uko kuva bamusukaho ayo mavuta umwuka w'Uwiteka watangiye kujya amuzaho cyane. nawe wifurije yuko nyuma yo kumvira ijambo umwuka w'Uwiteka yatangira kukuzaho cyane, imibereho yawe igatangira guhinduka, umutima wawe ugatangira guhinduka, ugatangira kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka, kandi ugatangira gukora ibyo Imana ishaka mu gihe ufite ushigaje cyo kubaho. uyu munsi uzi iminsi umaze ku isi, tukubajije ngo ufite imyaka ingahe, ucishirije ukurikije igihe bakubwiriye wavukiye watubwira imyaka ufite. ndetse rimwe na rimwe iyo bishoboye ujya wizihiza na aniveriseri y'imyaka umaze ku isi uko ubishoboye nyine, kuko uzi igihe umaze ku isi. ariko uyu munsi igihe ushigaje ntabwo ukizi, kuko uyu munsi dushobora kuba turi kuvugana aya magambo, namara kuyavuga gutya ukumva ngo ndetse ngo wa muntu watubwiraga ko igihe dushigaje tutakizi yahise nyine cye kirangira cyo kubaho. umuntu rero icyo nshatse kuvuga ni uko amenya igihe amaze ku isi, ariko icyo ashigaje ntabwo aba akizi, ibyo bihishwa amaso yacu. cyokora Imana yo mu ijuru ihagarara mu itangira ry'ibintu ikareba mu iherezo, ifite ubuzima bwacu mu biganza byayo. niyo mpamvu nyavuga ngo ikibumbano, mbisaba mu ijambo ry'Imana ngo ntabwo ikibumbano gishobora kujya impaka n'umubumbyi ngo kimwungure ibitekerezo, ngo kimubwire ngo mumba neza wambumbye nabi, ngo cyangwa ngo kimubwire ngo uyu muntu yuwushyira aha, ngo iri zuru ritera aha ngaha. oya, ahubwo umubumbyi niwe ukigenera uko akibumba. natwe turi ibibumbano mu ntoki z'Uwiteka Imana, tugomba kwemera uko Uwiteka Imana tugenza kandi tugakora ibyo Imana ishaka mu gihe dufite cyo kubaho. ndabikwifurije muri iyi minsi, muri iri jambo turi kuganira ku ijambo ridukangurira cyangwa se ridushishikariza kugira imitima imeze uko Imana ishaka no gukora ibyo Imana ishaka mu gihe tukiriho, mu gihe dushigaje cyo kubaho. umusaza umwe niwe ugeze kurwara ngo yari afite imyaka 84 ajya kwa muganga ngo bamwongera umwuka kuri bya bindi by'umwuka. njye sindanabijyaho, hari abajya bijyaho bakaza bakampa inkuru z'ukuntu byabagendekeye n'amafaranga babitangaho. icyumweru kimwe gusa ngo bamukubise fagitire, icyo cyumweru kirangiye babonye ko nyine ubuzima bwe bugiye ku murongo, ngo akibona amafaranga bamuciye mu cyumweru kimwe cyonyine, ngo ararira. dogiteri aramubaza ati muze urijijwe n'iki? yasubije dogiteri ngo mbabajwe nuko imyaka 84 yose nari nyimaze ndi guhumeka umwuka w'Imana ku muntu nta n'igiceri Imana inje, mwebwe mu cyumweru kimwe cyonyine mu mpaye umwuka wanyu ngo muhumeke, mukaba munciye amafaranga angana atya.
atangira kwibaza icyamurijije, ngo yatangiye kwibaza ati ko iminsi nshigaje ntazi ukuntu ingana kandi ko mbona ari mikeya kuyo maze, ubu noneho ndayibyaza n'umusaruro kugira ngo nkorere iyi Mana yampaye guhumeka umwuka wayo ku buntu mu myaka 84 nta n'igiceri ndi kuyiha. Yumva agize icyifuzo noneho cyo kubyaza umusaruro iminsi ashigaje atazi ukuntu ingana. Nawe wifurije kubyaza umusaruro iminsi ushigaje utazi ukuntu ingana. Imana ishimwe. Turi ku ijambo ritubwira ngo dutunge umutima umeze uko Imana ishaka, kandi dukora ibyo Imana ishaka mu gihe dufite cyo kubaho. Kuko ijambo ry'Imana hariya twasomye ngo Dawidi amaze mu gice kijya gusoza, ngo Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye, ngo yarasinziriye ashyirwa abasekuruza arabura, cyangwa se aranapfa. Reka tubivuge gutyo uko umuntu abyumva, ubundi niko ajya abivuga, byose biri mu gufata, inzira zose zigera i Roma. Rero nawe nyine uzapfa, twese se ko tuzapfa. N'imisozi ntabwo tuzatura nk'imisozi. Niyo mpamvu dukwiriye kuzirikana tukita ku iherezo ryacu. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, riratubwira ngo ubundi mwakabaye abanyabwenge. Twakabaye abanyabwenge rero twakwita ku iherezo ryacu kurenza uko twitaye ku bindi mbona biturangaje bidutwaye uruhu n'uruhande. Reka twite ku iherezo ry'ubugingo bwacu, kugira ngo ubwo Imana uyu munsi Yesu njye navutse, nagize umugisha wo kuvuka mvukiraho numva bavuga ibya Yesu, banavuga ko agiye kuza. Ariko noneho icyo nshatse kuvuga ni uko mu buto bwanjye najyaga mwitegura nk'uri buze uwo munsi. Najya kuryama nkamubwira ngo Uwite ngiye kuryama, ariko kuko numvise papa avuga yuko uzaza, nuza nijoro umbabarire ntunsige. Nkarara nyine nihana ibyaha byose, ntunsige, nuza nsinziriye ntunsige. Bwacya rero ntagiye, ubwo nkamenya ko ataje. Nkamubwira nti ndagushimiye ko utaje uyu munsi, ariko nubwo utaje ushobora kuza ku manywa. Ubwo rero ngiye kubyuka ungirire neza, umpe kwitwararika no kugutegereza, kugira ngo nuza utaza kunsiga umbabarire, nuza ku manywa ntunsige, uze kwirengagiza gukiranirwa kwanjye. Nkurira muri ubwo buzima bwo kumva yuko byanze bikunze azaza. Icyo nshatse kuvuga rero ni uko atanaje urupfu rwo rwaza mbere yiwe, kandi nyuma y'urupfu niko Salomo yavuze. Salomo yari afite ubwenge, yari yarakuye i Gibeyoni, amaze kubona ko agiye kuba umwami mu cyimbo cya se Dawidi, niwe wasimbuye Dawidi ku ngoma. Noneho ngo amaze kubona ko agiye kuba umwami mu cyimbo cya se Dawidi, ngo yafashe inzira ajya i Gibeyoni, ngo kari akanunga karusha gutunda icyubahiro, ajya gusenga Imana. Ngo aragenda ajya yabwira Uwiteka, tumva rero Uwiteka, ubu ngiye kuba umwami mu cyimbo cya data Dawidi, kandi ubwo ndeba sinzi iyo biva n'iyo bijya. Ndakwinginze nyemerera ubwenge kugira ngo nzajye mbasha gucira ubwoko bwa Isiraheli imanza zitabera. Imana ishimwe. Ngo Imana imwitegereje ibonye uwo mwana w'umuhungu usabye ubwenge, mu gihe abandi baza bayibwira bati turashaka gutunga vewite, mbese turashaka icyubahiro kugira ngo aho dukandagiye hose bajye bakangarana. Ngiramubwira ngo umva rero Salomo, ikintu nsabye kinkoze ku mutima, niyo mpamvu n'ibyo utansabye mbiguhaye. Mu bantu bakubanjije no gukurikira bazayobora igihugu cya Isiraheli, ntawe uzagira ubutunzi nk'ubwawe, ntawe uzagira icyubahiro nk'icyawe. Ibyo Imana yabivugishijwe nuko yari ibonye asabye ikintu cy'igiciro abandi bantu batajya baha agaciro. Ari i Gibeyoni yisabira ubwenge, kandi Imana irawumuha, ngo kugera ku rwego abandi b'ibindi bihugu byari bikikije Isiraheli ngo bajyaga baza kureba gusa mu rugendo shuri. Ngo bakaza mu rugendo shuri, ngo umunsi umwe ngo umugabekazi w'Isheba araza, ngo aritegereza ibintu byo kwa Salomo, baramubwira ngo ni ukuri hahirwa umugaragu wibera muri uru rugo, akaba yibanira nawe umunsi ku munsi, kuko yari ahabonye ibintu by'ubwenge. Nari nshatse kuvuga rero ko ubwenge yabukuye i Gibeyoni mu masengesho, ari basenga Imana ayibwira ati sinzi iyo biva n'iyo bijya. Nawe nibigucanga nyoboka inzira y'amasengesho, uzahakura imbaraga n'ubwenge buzagutambutsa aho wabonaga ko ushobora kugwa, aho wakekaga ko utarenga. Niho mu masengesho niho hava imbaraga zibashisha umuntu kunesha ibyaha n'ibisa nabyo, kunesha ibikomeye n'ibyoroheje. Niho hava umwifato, umuntu akamenya uko akwiriye kwitwara kugira ngo ejo atazavaho yibeshya ubugingo. Ijambo turiho ni ijambo ritubwira ngo tunga umutima umeze uko Imana ishaka, kandi uharanire gukora ibyo Imana ishaka mu gihe cyawe usigaje ntazi uko kingana. Nanjye mu gihe cyanjye nsigaje ntazi uko kingana. Dukora ibyo Imana ishaka mu gihe dufite cyo kubaho. Imana ishimwe. Ukimara kumvira ijambo, fata ubwanzuro, senga Imana igushoboza gutunga umutima, ikuremo umutima mushya, kuko ibyo ngibyo irabishoboye.
irabishoboye cyane, iracyarema n'umutima mushya. Yagukuramo uwo mutima ukomeye nk'ibuye, ikagushyiramo umutima mushya, ikagushyiramo undi mutima nyine umeze nk'uwa Kristo Yesu, umutima uharanira gukora nk'uko Kristo ashaka, ukora ibyiza. Imana ishimwe. Turi ku ijambo ritubwira ngo rero dutunge umutima umeze uko Imana ishaka, kandi dushake gukora ibyo Imana ishaka mu gihe dusigaje cyo kubaho. Yesu aduhana umugisha. Dawidi rero ngo akora ibyo Imana yashatse amaze kujya ku ngoma, kuko tuganira twavuze ko yagiye gukora kwa Sawuli, amucurangira, ariko icyo gihe nyine yari kwitoza iby'ubwami uko bimera, kuko ntiyari kuva mu ishyamba ako kanya ngo azajye kwicara ku ngoma atazi no kwamba bicara. Yari kwitoza iby'ubwami uko bimera. Hanyuma igihe kiragera rero yicara ku ngoma, ayobora Abayisiraheli, kandi mu gihe cye rwose yayoboye neza. Kandi Imana imuhisha n'ihirwe, iramurinda muri byose, iranamukomeza, ubwami bw'iramukomeza kugera ku rwego igihe cyageze, kubera ukuntu yakundaga Imana, ngo kiragera yumva ashatse kubakira Uwiteka inzu, ngo ariko Uwiteka aramubwira ngo hoya, ntabwo ari wowe unyubakira inzu, ahubwo izubakwa n'umuhungu wawe ari we Salomo twari turi kuvugaho mu kanya. Ahubwo icyo gihe amuha umurage mwiza nakunze, nkwifurije nawe kuzaraga abana bawe. Aramubwira ngo umva rero Salomo mwana wanjye, ujye umenya Imana ya so iyo yakoreraga, nawe aba ariyo uzakorera. Imana ishimwe. Hanyuma rero uwo murage yamuhaye niwe wateye Salomo igihe yarabonye ko agiye gusimbura se Dawidi, agenda ajya kugisha Imana inama no kuyisaba ubwenge i Gibeyoni mu masengesho. Nawe uyoboke inzira y'amasengesho. Yesu aduhana umugisha. Rero turi ku ijambo rivuga ngo dutunge imitima imeze uko Imana ishaka. Imana ninatureba iri mu ijuru, ijye dutangira ubuhamya nyine nk'uko yabutangiye Dawidi. Uzi ko yicaye mu ijuru ikabwira Samweli ngo njyewe wikwirirwa urira Sawuli, niboneye umuntu umeze uko umutima wanjye ushaka. Kwa Yesayi nabonye umuntu umeze uko umutima wanjye ushaka, uzakora ibyo nshaka byose. Ihita imutangira ubuhamya yitegereje umutima we. Nawe rero nkwifurije gutunga umutima umeze uko Imana ishaka no gukora ibyo Imana ishaka mu gihe ufite cyo kubaho. Yazajya kureba iri mu ijuru, mu migenzereze yawe ya buri munsi, mu mikorere yawe ya buri munsi, mu mibanire yawe n'abo mubana n'abaturanyi n'ibindi byose. Naho ukora Imana ikagutangira ubuhamya, ikavuga ngo hariya hantu mfiteye umuntu ikinyinya, mpafite umuntu umeze uko umutima wanjye ushaka. I Kigali mpafite umuntu umeze uko umutima wanjye ushaka. Hariya hari umuntu uri gukora ibyo nshaka. Mu isoko yakubona mu isoko wagiye guhaha, ikavuga iti hariya harimo umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka, uri gukora ibyo nshaka. Imana ishimwe. Abantu bose bakubona bakamenya kubana na Kristo, bakareka ubugome bakitaba Kristo, bagahindukirira Kristo. Abataramumenya bakamwakira ku bwawe, n'abari bamuvuyeho bakamugarukaho ku bwawe. Tunga umutima umeze uko Imana ishaka, kandi ukora ibyo Imana ishaka mu gihe usigaje cyo kubaho. Reka dusenga Imana. Turagushimiye cyane Kristo, uyu mutima ntabwo twawiha, kuwutunga ntitwabyishoboza, ariko kandi iyo dusenze uratwumva. Uri Imana yumva amasengesho. Dufite ibimenyetso simusiga. Na Salomo yagiye i Gibeyoni agusenza umuha ubwenge, kugera ku rwego nk'abagore babiri bamuzaniye urubanza rw'abana, ngo babanaga mu nzu, ngo barangije babyara abana, ngo umwe araryama, bose bararyama, ngo umwe aryamira umwana we nabi, ngo arapfa, ngo undi amusigana ari muzima. Nyir'umwana wapfuye ngo afata umuzima amuzana mu gituza cye, afata uwo wapfuye amushyira kuri mugenzi we. Ngo mugenzi we abyutse asanga umwana uri mu gituza cye yapfuye, ngo kandi amwitegereje abona asuwe. Ngo urwo rubanza barugeza kuri Salomo rero, kubera bwa bwenge wamuhereye i Gibeyoni mu masengesho, ngo afata wa mwana, kuko b'abagore bari kuvuga umwe ati n'uwanjye, undi ati n'uwanjye, ngo aramufata amushyira hejuru n'inkota, aravuga ati ngiye kumubagabanya rero, umwe atwara igice kimwe n'undi atwara ikindi. Ngo utari nyina w'umwana aramubwira ati mutugabanye vuba, ahubwo gira vuba rwose umpe igipande cyanjye nigendere. Hanyuma nyina w'umwana baramubwira ngo hoya, winyicira umwana, mureka mujyane nzajya njya kumusura. Ahari uyu mwana ntabwo azamenya ko ndi nyina, ariko njye nzamenya yuko ari umwana wanjye. Rero ndagushimiye ko wamuhaye ubwenge, ngo ubwo bwenge butangaza abantu, ngo ahita afata umwana amuhereza nyina, ngo aravuga ngo umufitiye impuhwe ni we nyina. Urubanza rurangira gutyo. Imana nishimwe ko ari Imana itanga ubwenge. Imana nishimwe ko ari Imana yumva gusenga. Imana nishimwe ko mu byago no mu makuba itagitererana abayo. Imana ishimwe. Turagushimiye rero ko witeguye kumva gusenga kwacu, ukatugirira neza. Tukimara kumvira ijambo, twifuje gutunga umutima umeze nk'uko ushaka. Twifuje
twifuje gukora ibyo ushaka mu gihe dusigaje cyo kubaho. Hari iminsi twafushije ubusa mu myaka tumaze ku isi, ariko iyo dushigaje imbere tukimara kumvira ijambo, ntabwo twifuza ko yadupfira ubusa, ntabwo twifuza ko yaba imfabusa. Niyo mpamvu tuguhendahenze kugira ngo turememo imitima mishya, niyo mpamvu tuguhendahenze kugira ngo duhindure, utwubake kuri we nk'amabuye mazima. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana yacu, buri wese wumvishije ijambo ririmukore ku mutima, rigira ibyo risenya n'ibyo ryubaka, urisorereshe umwuka wawe wera, agenda asenye ibyo gusenya, arimbura ibyo kuraruranwa, kandi abirandurane n'imizi yabyo, agende yubaka ibishyashya. Ijambo ryawe rirambwira ngo umuntu iyo ari muri Kristo Yesu ngo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, hahita hatangira ibishyashya. Uyu munsi tukimara kumvira ijambo, hahita hatangira ibishyashya mu bugingo bwacu, kandi utwongerera imbaraga rwose, uturwanirira intambara twabona akazi duteye ubwoba, mu izina rya Kristo Yesu, amen.